kandi dufite n'ibyishimo byinshi ko ingoro yacu turimo twizihiza isabukuru y'imyaka igera kuri 6, hanyuma tukaba kandi dufite n'ibyishimo yuko turi kumwe n'abana bagiye guhabwa amasakaramentu y'ibanze, abari buhabwe batisimu, gukomezwa ndetse n'ukarisitiya ya mbere. Bityo baramusenye rero batugira ngo dutume iki gitambo twahise cyo gushimira Imana, ariko muze no kuduhera abana bacu amasakaramentu. Kristo bavandimwe, n'ibyo byishimo byose mufite n'umuhimbaza isabukuru y'imyaka 6 ishakirwe mutagatifu Gerard ibayeho, ibyo byishimo byo kwakira amasakaramentu anyuranye bituma turushaho kuba abana b'Imana, baza kwakira buri munsi. Imana mwese nitwabarire ibyiza ibyaha maze abakozi ubugingo bw'iteka.
hari ibiti byinshi cyane. Wa muntu arambwira ati ariya mazi aratemba agana mu ntara y'iburasirazuba akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Yamara kuyirohamo amazi yayo agahinduka meza, ikinyabuzima cyose kizaba kiri aho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane kuko aho ayo mazi yinjiye ayo asanze aba meza. N'ubuzima buzasagamba aho uwo mugezi uzanyura hose. Abarobyi bazakikiza inkombe zawo kuva i Negadi kugera i Negariya bateze inshundura zabo, kuko hazavamo amafi menshi cyane, mbese nk'ayo mu nyanja nini. Iryo ni ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana rwaba amasakaramentu awukomeza mu kwemera. Mu ngoro y'Imana tubagomba imbaraga zidukomeza mu rugendo rwacu kugana mu ijuru. Kiliziya cyangwa se shapeli ni ikimenyetso cy'ubutumwa bwa Kiliziya muri isi yacu. Iyo tuhabona Yesu kwisakaramentu y'Ukaristiya bitamenya ko tukaza kumushengerera, bidufasha kunga ubumwe n'Imana. Ukaristiya niko muri izindi funguro ryacu. Abana bacu bazaba Ukaristiya ya mbere, turabifuriza kumva neza agaciro ntagereranywa ko gutura n'umubiri wa Kristo. Batumva Yesu Kristo agomba kuba ari umuntu ugiye ku mutima, ari umuntu witeguye kugenda na Kristo igihe cyose. Agomba ko Kristo amurimo nawe amurimo. Tugarutse gato ku masomo twumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, twumvise amazi yavukaga mu ngoro akagenda yiyongera ariko atanga ubuzima aho anyuze hose. Nuko mbona amazi yavukaga mu ngoro. Natwe iyo tuje mu Kiliziya tuba tuje guhabwa ubuzima, tuba tuje gusukurwa na Roho w'Imana, tukwakira ijambo ry'Imana ryari tumurikira mu mibereho yacu ya buri munsi, tugahabwa umubiri wa Kristo utunga roho zacu. Izo ngabire kandi twakira zikaduha kurushaho kunga ubumwe nk'abana b'Imana. Kiliziya ku byumba rero ni ihuriro ry'abana b'Imana kugira ngo bibumbire hamwe, bibuke ko basangiye urugendo, basangiye ingorane, amateka n'amizero ndetse n'ubutumwa. Bari ku butumwa bwa Yesu Kristo hano ku isi bwaba bwo gukiza abantu no kubagira umuryango abemera Yesu Kristo ubuntu. Yesu Kristo ivanjili y'abantu ati nk'uko wowe dawe uri muri njye nanjye nkaba kuri wowe, ndashaka ko nawe ubumwe muri twe kugira ngo isi yemere ko ari we bantu.
bavandimwe nk'abakristu ni iki gihango gikomeye dufite mu butumwa dufite twese n'ababatijwe gukunda kristu no kumukundisha abataramenya ibyo tukabigaragaza imibereho yacu ya buri munsi. Umwana w'Imana ugize umuntu kugira ngo aducungure. Abakristu bavandimwe nahagarikira aha ngaha isigaye baragenda n'umuhimba mihango kugenda ikurikirana itwereka nuko Imana yadukunze yatwitangira, Imana ishaka ko tubaho. Kwakira rero batisimu kuko amazi ashushanyaga mu byatsi birimo icyaha no kuvuga ku butungane. Mana yacu niwe wambukije abana ba Iburahimu inyanja y'umutuku kugira ngo umuryango wawe urokoye ubucakara ushushanya imbaga y'ababatijwe. Mana yacu umwana wawe ukunda yakijijwe na Yohana amazi ya Yorodani maze asendera Roho Mutagatifu, kandi igihe yarabambwe ku musaraba mu rubavu rwe haguye amaraso n'amazi, naho amara kuzuka akita abigishwa be ati nimugende mwigisha amahanga yose mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mumaze kubatizwa usubire mu myanya yanyu, abakomezwa namwe
iyo turushaho gukora tubishyizeho umutima maze tuberwe no kuzabona ibyiza n'ibyo tuzigambiye kubwa Kristo umwami wacu. iragera abana 2000
natwe no kugira ngo no mu ntekerezo z'abakristo uko tuyisengeramo kwaguka kwayo nibyo bizagira igihe cy'ingenzi n'uko Imana ikiduhagaritse kandi n'abandi bose bazadusigaramo kubireba basigurana nabyo nizera neza ko bizakora. Nyiricyubahiro Musenyeri arakumva neza umushumba Diyoseze ya Nyundo, nyakubahwa bakristo mwese musanzwe kwemera, mu byishimo dufite tubasangiza ni ugushimira Imana yaduhaye igitekerezo kandi ikaduha n'imbaraga zo kubaka imigisha Saint-Germain, kandi nkanakomeza gushimira n'ababyeyi bahitiyemo uyu mutagatifu Gerard ko nabaterijwe igihe n'umutoya, ariko aho muri kandi nigishijwe usanga Gerard bataramwibeshyeho baza kubabwira tunganira Musenyeri amateka y'umutwe yavuze nta n'umenya kuvuga cyane ku mwayumvise gusa nyine ntabwo nabona icyo nongera nyine nkashira cyane kongera kuba ikaze mwicare muvugwe neza, twishimiye kubana namwe mwese. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko nyir'ububasha yagiriye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu. Iteka ryose aya magambo y'umubyeyi muhire w'Imana amura ku mutima. Niyo mpamvu nanjye nteruye nongera gushimira Imana, yishimira ibyiza byose yankoreye kandi ndahwema gukomeza gukora mu buzima bwanjye n'ubw'abanjye bose. Nongeye gushimira Nyagasani Imana ko njyewe n'umuryango wanjye yongeye kuduha umwanya nk'uyu ngo duhimbazanye namwe iyindi sabukuru tumaze tubonisha feri yitiriwe mutagatifu Gerard imyaka 6 n'ubukombe, kandi turakomeza tuzubahiriza yuko ari imyaka 100. Uyu munsi tukaba twizihije turimo kwitegura umunsi mukuru ukomeye wa Pentekoste. Ndashimira Nyagasani we wasendereje wowe akangira imbaraga n'ubutwari bwo kugira igitekerezo cyo kumwubakira ingoro y'umukwiye. Iki gihe ni umunsi w'ibyishimo, namwe rero mukomeze mufashe dushimire Imana yatumye byose bishoboka kuby'impuhwe zayo zihebuje. Reka kandi kugira umwanya wo gushimira abashumba bacu bakiriye kandi bakemera inyubako ry'iyi ngoro ya Nyagasani. Ndashimira by'umwihariko Diyoseze ya Kigali barimo gukomeza kudushyigikira ndetse kutwitaho. Aha rero munyemerere nshimire cyane nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, ko yemeye uyu mushinga akanawushyigikira, maze tariki ya 7 Kamena 2019 akaba yaremeye kuza guha umugisha feri yitiriwe mutagatifu Gerard. Ndabashimira kandi abasaserdoti n'abandi bihaye Imana badahwema kudushyigikira no gukomeza kudufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwa roho zacu. Nta munsi n'umwe twabakeneye ngo tubahure, bityo kandi kubera ubufatanye n'ubwitange bw'inzego za Kiliziya turabona turi kugenda twera imbuto nyinshi kandi nziza.
mufashe kandi dushimire by'umwihariko n'icyubahiro musenyera na Kristo Muganeza umushumba wa Diyoseze ya Nyundo waduturiye igitambo cya misa uyu munsi. Muri kumwe natwe muri uyu munsi mwiza. Ndagira kuri iri jambo narebye amaso, hari abanyeshuri bari muri iri shuri, ariko hari n'abaturanyi, hari abishywa, hari ababyara, hari inshuti, bose nkasanga gushimira Imana nkashimira Karidinali wadufashije mu ntekerezo twari dufite, aho mbona n'ababyeyi mu kurera. Hari ijambo umunsi rigezweho ryo gutega amatwi. Mujye gutega amatwi mu mpano no mu ntekerezo z'abana turera. Iyo ubibafashijemo iki gikorwa cyane birumvikana ni igikorwa cyiza, kenshi gikunda kugira umumaro kandi ku isi yose n'abo n'ibihugu byateye imbere mu burere bireramo. Iki kintu kiba kirimo kumva umwana ukamutega amatwi mu ntumbero ze ukazimufashamo no gutega amatwi no gusesengura icyabazanye kandi kikagerwaho. Kandi nyuma yo gusohora ibikorwa byacu turongera tukagumana imikoranire myiza y'icyo bavomyemo hano, kandi ntibavoma gusa baratugaragara ngo ni nk'umwanya badufatiye kugira ngo uyu mwanya mugire. Dukomeje kubashimira ubufatanye n'imibanire myiza yacu dufite. Zitandukanye za Kiliziya kugira ngo bigerweho urugero rwiza kandi rushimishije. Twagiye twagura amarembo tunoza umubano n'abandi bafatanyabikorwa b'ingeri zitandukanye. Twaje kugira amahirwe yo kubona imiryango ibiri y'abihaye Imana, ababikira b'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya hamwe n'abari ba Nyagasani, bemeye kuza gukorera ubutumwa bwa Kiliziya hano iwacu. Ubutumwa bwabo bwa buri munsi, ababihaye Imana badufasha muri byinshi bitandukanye. Nyagasani Imana waduhaye ubushobozi bwo kugera kuri ibi byiza. Murakoze, murakarama. Imana iragahora isingizwa iteka. Nimara kubibwirwa yongeye gusa nko korosora uwabyukaga kubishyira mu bikorwa, kandi nako kudatera igihango nabyo ni byiza gushyira mu bikorwa. Ubu nawe wiswe kandi witwa, ndagira ngo muze bashishikarize nabyo iryo somo ndarigendana, aho usanga utazi n'itariki umwizihizaho, ntabwo ari byiza. Mubigire inyota mwese, kandi ubwo bufasha abasaseridoti barabafasha, abihaye Imana barabafasha, na ubwacu dufite ishami rishinzwe gufasha bariya bana batoya kugira ngo nuza avuga ngo we yaribuze ntabwo azi ibyo zina aho barivanye, turabafasha kunyura mu nzego zose kandi bigashoboka. Kwamamaza ijambo ry'Imana muri bose, ntabwo nahisemo kujya njya gusenga jyenyine n'uwanjye twashakanye, ahubwo niyo mpamvu Nyagasani yadukoreye ibikomeye. Dukomeza gushimira Antoine Karidinali Kambanda uko yadufashije kumva n'icyo gitekerezo, none umunsi akidufasha Kiliziya yose muri rusange, nabyo ni ibyo gushimira. Gerard ku itariki 3 z'ukwa 10 muri 1959 ni Papa Innocent wa kabiri wamugize umutagatifu mu nama nkuru y'Irema. Gerard mutagatifu yizihizwa ku itariki ya 3 z'ukwa 10. Ku itariki ya 3 z'ukwa 10 n'ingarukamwaka, ibintu biba bishyushye kwa Gerard. Ubwo mujye mubyumva nyine, ibikomoka kuri Gerard byose biba bishyushye, yifuza kubisangira na buri wese. Ku itariki 3 z'ukwa 10 ubwo twabifashe mu nzu. Dusabe Gerard mutagatifu, sabira abahoze zo mu purgatori kugira ngo Nyagasani azorohereze ububabare, uri
bana banjye ntimugaharanire ubukire uko bwaba bungana kose, ahubwo muharanire igikwiye cyujuje ubuziranenge. Nimwemere ibyo babwira, ubukire n'amakuzo nibyo byahananuye abami n'ibikomangoma. Imujyana mu bishimo